nitwa Gamidi Psychologist. Trauma, kubera iki iyo umuntu ahuye n'ibibazo bya trauma, no kubera iki umuntu ahinduka? Ubundi biterwa n'iki? Kubera iki ntakomeza kuba umuntu wishimye? Nibihe bintu biba byabaye mu mubiri ku buryo bituma umuntu ahinduka? Nk'abanyarwanda benshi ni ukubera ingaruka za jenoside. Transgenerational trauma, cyangwa se uburyo umuntu ashobora kugira trauma akayihererekanya n'abazamukomokaho. Yego. Amarangamutima nanone ntabwo ari ubugwari. Uramutse utagize amarangamutima waba utari ikiremwa muntu, kuko ni kimwe mu bintu bituranga. Uramutse rero utayafite, twe byadutera impungenge. Kuba ufite amarangamutima cyane cyane y'ibintu nk'ibi ngibi bya jenoside, ni ikimenyetso cy'uko uri umuntu, ntabwo ari ikimenyetso cy'uko uri ikigwari. Iyo rero umuntu yaretse akaza agasohoka, nibwo ugira imbaraga kurusha umuntu wayapfukiranye. Ibi ndabivuga cyane cyane ku bagabo. Abagabo nibo bantu bajya bakunda, kubera umuco nyarwanda uvuga amarira y'umugabo atemba ajya mu nda. Abagabo nabo bakunze kuyapfukirana cyane. Abagabo bapfushije abantu babo, cyangwa banakomerekejwe nabo ubwabo, nabo bafite agahinda. Ariko kuko batazi ko bemerewe kugira agahinda, akenshi ari igihe biva ku gahinda bigahita bijya ku mujinya. Tubahe ikaze kuri Gamidi Psychologist. Uyu munsi tubafite ikiganiro muri buze gukunda giteye amatsiko, kubera yuko nabazaniye umutumirwa ari we Dr. Chantal Ingabire. Giye kumuha umwanya abibwire, ni umu-psychologist ndetse akaba ari n'umuhanga ku bintu bijyanye na trauma. Dr. Chantal, tubahe ikaze. Murakoze cyane, mwakoze kuntumira. Nk'uko wabivuze, amazina yanjye ni Marie Chantal Ingabire, nkaba ndi umu-psychologist mu Cyongereza. Mu Kinyarwanda umuntu yavuga ko ari nk'inzobere mu bijyanye n'imitekerereze y'abantu n'amarangamutima. Nkaba rero nanjye nishimiye kuba ndi kumwe namwe, tuganire ku bintu bijyanye n'ihungabana ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe muri rusange. Yego, murakoze cyane. Dr. Chantal, nasomye bimwe mu bintu wanditse, mbona yuko wakoze ahanini ku bintu bijyanye na trauma. Ese ni ukubera iki wahisemo kwiga cyangwa se kwandika ku bintu bijyanye na trauma? Ni iki cyabiguteye? Ni uwuhe muhamagaro watumye uvuga uti reka nige ibintu byerekeranye na trauma cyangwa se ihungabana? Yego, wenda ibya trauma cyangwa ihungabana nibyo nakozeho ubushakashatsi cyane, ariko muri rusange nize ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, imitekerereze y'abantu, amarangamutima n'imyitwarire y'abantu. Nkaba rero naragize imana yo amahirwe yo kubyiga mbikunda. Icyatumye rero mbikora, icya mbere ni uko nk'abanyarwanda benshi ni ukubera ingaruka za jenoside. Kera nkiri umwana mu gihe cya jenoside, nyuma yaho gatoya nabonye ingaruka yagize ku bantu, cyane cyane ku bijyanye n'ukuntu imyitwarire y'abantu, amarangamutima yabo. Nkabona abantu nari nzi ari abantu basabana, baseka, bagira umurava. Nyuma ya jenoside ugasanga umuntu yarahindutse, ntakibasha guseka, ntakibasha kwishima, ntakibasha gusabana. Ibintu byinshi yakoraga ntakibasha kubikora. Yego, twari tuzi ibintu, umuntu wese yabonye ibintu byabaye muri jenoside, ariko nkibaza ngo biba byagenze gute. Icyo gihe rero nari umwana, ntashaka kubyisobanurira, ariko nkabibona. Hanyuma rero uko nkomeje kwiga no gukura, nkakomeza uretse wenda n'ingaruka za jenoside, bikantera amatsiko kumenya kuki abantu bitwara uko bitwara. Kuki runaka akunda gusabana n'abantu, kuki runaka akunda kwigumira mu rugo, kuki harimo abantu babeshya, kuki harimo abandi b'inyangamugayo. Ngira ngo ibyo byose, nk'uko hari abantu bakunda wenda navuga nk'ibihingwa, umuntu akavuga ati ngiye namye nkunda imirima, numva nshaka kumenya ibihingwa bitandukanye. Nanjye abantu n'imyitwarire yabo n'imitekerereze yabo byakomezaga binkurura. Niyo
niyo mpamvu rero nyine nabyize kugira ngo mbisobanukirweho kurushaho. Yego. hari ikintu uvuze cyaguteye amatsiko ese abantu nkabona uko yari ameze mbere ya jenoside yarahindutse. Yego. ni ukubera iki iyo umuntu ahuye n'ibibazo bya trauma ni ukubera iki umuntu ahinduka ubundi biterwa n'iki kubera iki ntakomeza kuba umuntu wishimye ni ibihe bintu biba byabaye mu mubiri ku buryo bituma umuntu ahinduka? Yego. Iyo hagize ibintu bihungabanya biba nk'ibyo bihindura ibintu byinshi cyane ku buryo twatekerezaga, ari uburyo twatekerezaga abandi bantu, ari uburyo twatekerezaga imibanire y'abantu, ari uburyo twatekerezaga ubuzima bwo ku isi, ari uburyo twatekerezaga Imana uko natwe ubwacu twibonaga. Wenda ndavuga cyane cyane ku byo mu Rwanda. Nko muri jenoside ibintu byose byabaye kwica abantu, gukomeretsa abantu, gufata abana n'abagore ku ngufu, byose ni ibintu ubwabyo biteye ubwoba bwinshi by'indengakamere. Ubundi mu busanzwe ubwonko bw'umuntu ntabwo buba bwiteguye guhangana n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Bigasiga rero umuntu atazi uko yakwitwara. Navuga ngo umuntu atazi uko yakwitwara. Ni ukuvuga ngo abantu mbere ya jenoside baratekerezaga abantu hari ukuntu abantu bafata abandi bantu. Umuntu ubundi kuko duhuje ubumuntu, umuntu ntabwo yagombye gutema umuntu, umuntu ntabwo yagombye gufata umwana ngo amuhambe ari muzima. Ni ukuvuga ngo kubona ikiremwa muntu gikora ibintu by'ubugome bw'indengakamere ni cyo kintu kibabaza abantu kikanabashegesha kurusha ibindi bintu nabyo bishobora gushyira mu buzima bwacu akaga. Hari ibindi bintu nabyo biteye ubwoba kandi bijya bihitana abantu, imitingito, imyuzure, inkongi z'umuriro. Ibyo nabyo bishobora gutera ihungabana kuko ikintu gitera ihungabana ni ikintu gishyira mu kaga nyine ubuzima bwacu. Ariko iyo bivuye mu bantu byakozwe n'ikiremwa muntu nibwo bidushegesha kurushaho, kuko biba bikwereka ko umuntu yafashe umugambi wo kukugirira nabi kandi icyo kintu ari ikintu twakagombye kwirinda. Ni ukuvuga ngo iyo birangiye usigara noneho ari nko gutangira bundi bushya, utazi ukuntu uzajya utekereza abantu, utazi ibintu byose navuga ngo twishingikirizagaho twemeraga nk'abantu. Icyo gihe bisigara bisa nk'ibyashegejwe. Bigira ingaruka rero ku mitekerereze yacu nyine, ariko bigasiga n'amarangamutima menshi cyane. Ahanini ni ubwoba bwinshi n'agahinda kenshi. Abantu bamwe na bamwe bagira n'uburakari, hanyuma bigasiga no mu mubiri rero ubwo bwoba buba bwabaye busiga n'ingaruka ku mubiri, cyane cyane ku mikorere y'ubwonko. Ugasanga n'umubiri abantu basigaye nk'abantu, umuntu yikanga cyane, umuntu agira umutima utera inshuro nyinshi cyane cyangwa agatitira nta kintu kibaye. Ni ukuvuga ngo iyo ibintu nk'ibyo bibaye bisiga ingaruka yaba mu mitekerereze, mu marangamutima ndetse n'imikorere y'umubiri, cyane cyane n'ubwonko. Hanyuma bikagiraho n'ingaruka n'ukuntu twitwara. Niba umuntu afite ubwoba ntabwo ujya gusabana n'abantu, ntabwo usohoka nk'uko byari bisanzwe. Noneho bikaba byagira n'ingaruka cyane cyane n'ukuntu tubana n'abandi. Nkurikije ibintu uvuze, numvise ibintu byinshi ndetse by'ingirakamaro. Hari ikintu wavuze numva kineye amatsiko, kuvuga ngo abantu babiri bashobora kugira ibintu bibahungabanya, ariko kubera kimwe cyatewe n'abantu kikagira uburemere bwihariye. Umwe ni imbwa cyangwa se n'inyamaswa yamwirukanseho iramukomeretsa. Icyo ni ikintu gishobora gutera trauma, cyangwa se inzu yamugwiriye, ariko ntabwo cyatewe n'abantu. Undi noneho nko muri jenoside abantu bakoze umugambi
baraza bagamije gutwara ubuzima bwe cyangwa se ubuzima bwabo, wenda ku bw'amahirwe bararokoka. Kuvuga ngo uwo ibintu byabayeho bitewe n'abantu, uburemere bimugiraho buba bwihariye. Hanyuma nkurikije uko bisobanuye, uburyo bigira ingaruka, ntabwo ubwenge bw'umuntu bubasha kwakira ibyo bintu, bigatuma habaho ingaruka zigiye zitandukanye ku bintu tugiye tubwira, haba ku myitwarire, ku buryo umuntu atekereza, ku mibanire ye n'abandi bantu, ndetse no ku rugero rwo mu mubiri. Kumwe umuntu ashobora kwikanga nk'uko wabivuze. Ndakeka research zigaragaza yuko iyo umuntu afite trauma cyangwa se afite ihungabana runaka, hari uburyo umubiri wa bwitwara, babyita stress response, cyangwa se umubiri wa witwara nk'aho ugomba kwirwanaho, nk'aho udatekanye. Ibyo nabyumvise, ndetse nishimiye ko navuze n'ibintu biranga umuntu ufite ibyo bimenyetso bya trauma. Wenda turuze kubijyamo in deep, tuvuge n'ibindi nko kugira agahinda, ubwoba n'ibindi watubwiye. Ariko ikintu ndetse wananditseho numva nifuza yuko twaganiraho, ni ikintu cyitwa ngo transgenerational trauma, cyangwa se uburyo umuntu ashobora kugira trauma akayihererekanya n'abazamukomokaho. Byanteye kwibaza, ese umuntu ashobora kuvukana trauma, ino transgenerational trauma ikora ite, bigenda gute kugira ngo umuntu abashe kuba yayigira? Mvuke nzi ko navukiye mu bisubizo, ariko kubera umuntu wambyaye afite trauma, usanga nanjye nkoranye trauma. Biba byagenze bite? Ni ikibazo cyiza ubajije. Wenda mbere ko tujya navuga ngo intergenerational transmission of trauma ni nk'uruhererekane rw'ihungabana umuntu avuye ku bana, ku babyeyi ajya ku bana. Wenda mbere y'uko tugera kuri icyo kibazo, icyo nashaka kugarukaho ni uko n'ihungabana, abantu bose bagize ibintu bibi bibabaho. Uyu munsi turi kuvuga mu bijyanye no mu Rwanda nka jenoside. Abantu bose, umuntu wese bibayeho ntabwo ariko agira ihungabana. Icyo ndumva ari ikintu cy'ingenzi umuntu yagakwiye kugarukaho. Hari urusobekerane rw'impamvu rutuma abantu bamwe bagira ihungabana, abandi ntibarigire. Ubwo wenda ibyo twazabigarukaho undi munsi. Ukabaza uti se bigenda gute kugira ngo ihungabana ababyeyi bafite noneho rigira ingaruka no ku bana babo? Ibyo rero ubushakashatsi buracyakomeza, ariko abantu batangiye kubibona bwa mbere ku bana b'abantu bari bararokotse jenoside y'Abayahudi. Hanyuma baza no kubibona mu bana b'abasirikare bo muri Amerika, nk'abasirikare bo barwanye mu ntambara ya Vietnam. Biza no kugaragara no mu abarokotse jenoside muri Camboge. Hanyuma rero nyuma haza no kuba jenoside yo mu Rwanda. Noneho abashakashatsi n'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe batangira kwibaza se no mu Rwanda ibyo bintu icyo kibazo cyaba gihari, ko twabibonye mu bandi bantu bagize ibyago byo gukorerwa jenoside. Bibaho rero ko ihungabana ry'umubyeyi rishobora kugira ingaruka ku mwana yabyaye. Hari ibyo tuzi tumaze gusobanukirwa ubu ngubu, ariko ubushakashatsi buracyakomeza, ntabwo dufite ibisubizo byose. Ariko navuga ngo binyura nko mu nzira ebyiri. Inzira imwe binyuramo ni uko ababyeyi, cyane cyane ababyeyi b'abamama, b'abagore, iyo bafite ihungabana haba impinduka zijyanye n'imisemburo yo mu mubiri idufasha guhangana n'ihungabana na stress. Icyo gihe rero iyo umubyeyi atwite, izo mpinduka zabaye mu mubiri zishobora kugira ingaruka ku mikurire y'ubwonko bw'umwana atwite. Hanyuma uwo mwana akavuka afitemo nawe izo mpinduka. Noneho hanyuma uwo mwana yazahura n'ibibazo mu buzima, kubera ko yavutse hari ako kantu
ari iyo mpinduka mu mikorere y'ubwonko no muri izo sisiteme zidufasha guhangana n'ibintu bigoye mu buzima, akaba nawe yagira ihungabana. ubwo iyo ni inzira imwe. ngo inzira ya mbere ni igihe umubyeyi afite ihungabana agatwita umwana, yego, hanyuma izo mpinduka ziranga ihungabana ziba ziri mu mubyeyi, bigatuma n'umwana nawe azigira, kuko akenshi umubyeyi n'umwana uri mu nda bari abantu bamwe. Yego. Okay. Yego. Ubwo ni uburyo bumwe. Uburyo bwa kabiri rero mu cyongereza twavuga ngo ni psychosocial mechanisms. Icyo gihe rero ni uburyo umubyeyi afata umwana, arera umwana. Yego. Atari cyane cyane mu burere bwa disipurine, ariko mu burere bwo kuntu umwana umubyeyi aha urukundo umwana. Yego. Akenshi rero bijya bibaho, ntabwo ari ku babyeyi bose, ariko ko ababyeyi bafite iryo hungabana urumva baba bafite ayo marangamutima nakubwiye, uburakari, ubwoba, agahinda, gucika intege, kwiheba, akaba akenshi nta n'ibyishimo byinshi umuntu agiriye afite trauma. Nta byishimo, amarangamutima twavuga ngo meza nk'ibyishimo, gutuza, kunyurwa, urukundo, ntabyo umuntu aba afite. Icyo gihe rero umubyeyi ntabashe kubiha umwana. Mu cyongereza twabyita emotional neglect. Atari ko umubyeyi yanze kubiha umwana we, ariko ko ntabyo yifitemo. Icyo gihe rero nabyo bigira ingaruka kuri imikurire y'ubwonko bw'umwana. Byenze twavugaga abana bakeneye ibintu by'ingenzi, navuga ngo abana bakeneye ni ibyo kurya, ni ibyo kunywa, no kuba ahantu hashyushye batanyagirwa, ariko baba bakeneye n'urukundo cyane cyane ko ubwonko bw'umwana buba burimo burakura cyane. Ni ukuvuga ngo ibintu bimubaye hari mutoya bisiga ingaruka zikomeye ku bwonko kurusha ibibaye ku muntu ari umuntu mukuru. Ni ukuvuga ngo rero iyo umubyeyi ari guhangana n'iryo hungabana rye, adafite urwo rukundo rwinshi rwo guha umwana, icyo gihe umwana nyine nawe agira icyo kibazo cyo nko kugerageza gushakisha. Ibyo rero nabyo bisiga ikintu navuga ngo nk'imbaraga nke, ku buryo nawe nazahura n'ibibazo, guhangana nabyo bizagorana. Hari n'ikindi rero cy'uko umuntu yakwibaza ati se cyangwa ahubwo abana ni ibintu bumvishe. Urumva ibyo maze kuvuga ni nk'aho tunyuze mu zindi nzira. Ntabwo ari ihungabana, ibintu bibi umubyeyi yakorewe, wenda nko gufatwa ku ngufu, cyangwa kuba umuntu baramukubise cyangwa baramwiciye abe mu maso. Ababyeyi nko mu bushakashatsi bwakozwe mu Rwanda, ari ubwo ngewe n'abo twari dufatanyije twakoze, ndetse n'andi matsinda, twasanze ababyeyi mu rwego rwo kugerageza nko kurengera abana babo, kubarinda ibibi batabibabwira. Umubyeyi agerageza akamubwira duke, ariko ibikomeye cyane bibabaza cyane wenda nko ku babyeyi b'abagore, nko gufatwa ku ngufu, umubyeyi akagerageza ntabibwire umwana, kuko bavuga ati igikomere biraza gutera uyu mwana wanjye, ntabwo nshaka ko nawe agendana aka gahinda, agendana wenda ubu burakari nk'ubwo nanjye ngendana. Bitavuze ko ariko abana batabibona. Abana nubwo bari abana, abantu bakuru dukunze kuvuga ngo ni abana, ariko iyo umubyeyi afite agahinda, iyo umubyeyi yigunze, iyo umubyeyi ageze ahantu akagira ikiniga, abana barabibona. Ni ukuvuga ngo bashobora kutagira ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bikomeye, wenda nk'ihungabana cyangwa agahinda gakomeye, ariko bakagira agahinda kuko babona umubyeyi wabo afite agahinda. Bakagira agahinda kubera ko nta nyirasenge bagira, nta nyogokuru wenda nk'uko abandi bana baba bafite, nta hantu bajya mu biruhuko. Umuntu yakwibaza ese ku mubyeyi yabasobanurira uko byagenze, kugira nibura
bumva impamvu badafite uyu muntu uyu n'uyu, badafite uyu n'uyu n'uyu. Umuntu yakumva yuko ari byo bishobora kuba byabafasha ahari. yego Cyangwa se hari uburyo bikwiye kugendamo kugira ngo utababwira ibintu none ugasanga ahubwo nibyo bibahungabanyije. Kubera ko nk'uko wari ubivuze, ndakeka hari ubushakashatsi buvuga yuko umuntu ashobora kugira ibibazo bya trauma biturutse gusa ku kumenya yuko hari umuntu we wa hafi ibibazo runaka bikomeye byabayeho. yego Yarezwe neza ndetse baranamutwite nta kibazo, yego ariko yakumva ati uyu nguyu bamwiciye abantu. yego Ubwo bumenyi bwo bwonyine bukaba ari ikintu gihagije kuba cyatuma agira ibimenyetso bya trauma. yego nibyo rwose, abantu bashobora kugira ihungabana kubera ko ibintu byababayeho bo ku giti cyabo kubera ko babibonye, ariko no kubera ko byagiriwe umuntu wa hafi w'inkoramutima. urabona nk'abana, harimo nk'abana bagiye bavuka nyuma ya jenoside, ba se bishwe muri jenoside, wenda n'urupfu rw'agashinyaguro. Yego. Aha rero ikintu umuntu yashimira ababyeyi b'abanyarwanda n'ababyeyi muri rusange, ni uko bagerageza urumva ababyeyi urukundo rwabo ni indashyikirwa, bakora ibyo bashoboye byose kugira ngo barinde abana babo. Urumva uko kutababwira byose uko byagenze ni ikintu cyiza, kuko nyine kigabanya ibyago by'uko abana nabo bagira ihungabana. Ariko nanone abana baba bakeneye kubimenya. Nko mu ishuri iyo bagiyeyo biga amateka ya jenoside, byagenze bute, ni bande bayikoze, ni bande bayikorewe, ariko umwana aba ashaka kumenya amateka y'umuryango we bwite, aba ashaka kumenya ba onkere banjye bari bande, ese bo byabagendekeye bite. Icyo gihe rero abana bakabaza ababyeyi. Icyo twabonye ni uko mu miryango myinshi biratandukanye. Ngo hari abana bareba bakavuga ati mama wenda kubera ko mbona ukuntu agahinda kamuherana mu kwa kane, ibi bintu sinabimubaza. Umwana akagerageza kujya kwibariza ahandi, ariko harimo nk'aho wenda abana bavuga ati mama ajya bivuga reka mubaza. Rero hari uburyo bwiza bwo kubikora n'uburyo wenda ubundi butari bwiza cyane, usibye ko aha naho ni ibintu tugikomeje kwiga. Nta bushakashatsi bwinshi buhari ngo butubwire bati ibyiza mwagombye gufasha abantu n'ababyeyi ni uku, ibyo mwagombye kwirinda ni ibi. Ariko muri rusange kubiceceka byo ntabwo ari byo. Icyo cyo turakizi, gukora nk'aho nta byabaye, ko ari ikintu tutavuga, byo turabizi ko bidafasha. Ikindi ni uko umuntu abwira umwana w'imyaka 5, usobanura umwana w'imyaka 5, ntabwo ariko wasobanurira umwana w'imyaka 15 cyangwa n'umaze kugira imyaka 20. Umwana w'imyaka 5 birumvikana ko hari ibintu adashobora kumva, agenda wenda yumva uko akura mu myaka. Icyo umuntu yavuga ni uko ibyo ababyeyi bakora rwose nibyo byo kutajya kuvuga mu magambo arambuye buri bintu byose uko byagenze. Ni ibintu by'indengakamere. Nta nyungu rero zindi zaba zihari zo kubibwira umwana, kuko rwose amahirwe nyine y'uko bimumerera nabi arahari, cyane cyane ko aba ari n'abana. Ariko amaze kuba mukuru ho, ariko amaze no kuba mukuru ushaka kuvuga uti wenda ni urugero wari ufite ba nyogosenge 5 bashobora kuba wenda baraguye mu gitero cyabereye ahantu runaka, ariko ntabwo wakagombye kuvuga uti wenda babanje guteramo grenade cyangwa babanje gusohora abagabo, hanyuma ibyo byose icyo gihe abamenye ko bari bahari, umubare wabo, hanyuma akamenya n'aho baguye, wenda niba uzi n'itariki ukaba wayimubwira. Ariko ntujye mu kuvuga mu magambo arambuye ibikorwa by'agashinyaguro n'ubugome bw'indengakamere byabaye. Ibyo byo nta kintu byafasha. Icyo umuntu ashobora gukora wenda mu gufasha abana ni noneho, uretse ko uwo munsi
bitabye Imana, ariko mbere yaho bari n'abantu, wenda ukaba wamuganiriza. Cecile yakundaga guteka, runaka yakundaga inka, wenda yazitaga amazina, runaka yakundaga gusenga, runaka yakundaga kuba ari wenyine, ukagerageza wenda no kumusobanurira bari bantu ki mbere y'uko batabaruka. Wenda iyo baza kuba bahari se twari kuba tubanye gutya na gutya na gutya. Ikindi ni uko ni byiza gutanga n'ubutumwa bw'ihumure, ariko nanone ni ukwemerera no guha abana umwanya nabo wo kugira ayo marangamutima yabo. Niba bafite agahinda ni uburenganzira bwabo. Ni byiza ko dusoreza ku butumwa bw'ihumure, ariko ntidusimbuke amarangamutima ari aho hagati kubera ko wavunanye ngo duhite tujya ku ihumure. Oya, niba abana bagize agahinda birumvikana, ni ukubaherekeza muri ako gahinda. Bashobora no kugira umujinya, uburakari, nabyo birumvikana, tukabaherekeza muri urwo. Bashobora kugira ubwoba, nabwo tukabaherekeza muri urwo rugendo. Hanyuma ariko tukerekana ko hari n'ihumure, abantu bagerageje kwiyubaka, bamwe bagize imbaraga nyinshi kurusha abandi, ariko n'abafite imbaraga nkeya turabarandase kugira ngo ubuzima bubashe gukomeza. Ibyo byose rero bisaba ngo n'umubyeyi aba afite imbaraga. Ubwo bisaba ngo urumva umubyeyi aba azi ukuntu umuntu ahangana n'ayo marangamutima nawe ubwe, hanyuma abashe kubikora. Ubwo rero nkatwe babyize, icyo twafasha ni ugufasha abantu gukira ihungabana, cyangwa no kubafasha kumenya uko umuntu aba mu marangamutima agoranye: uburakari, ubwoba, agahinda, kwiheba. Kumenya se umuntu yagize ayo marangamutima ni gute twagombye kwitwara. Yego, nkurikije uko bivuze, bisa nkaho kubwira abana amateka ari byiza, ariko uburyo ubikora n'igihe ubikorera akaba ari byo tugomba kwitondera. Yego, kuvuga niba hari detaye z'amateka zishobora kuba zakomeretsa umwana runaka bitewe n'ikigero arimo. yego, kuvuga ngo ubushakashatsi akaba ari bwo bukenewe kugira tumenye ese ni izihe detaye nakabaye mbwira umwana bitewe n'ikigero agezeho, kugira asobanukirwe ariko atabashije kuba yahungabana, cyangwa se ngo umubiri we ujye muri ya mode ya trauma, ya stress system twahoze tuganiraho. Ariko ubwo wari ukidusobanurira uburyo intergenerational trauma ikora, cyangwa se trauma ihererekanywa kuva ku babyeyi ijya kuba bakomokaho, uburyo ikora. Ikintu cya kabiri wavuze ni ikintu kijyanye n'uburyo ababyeyi bita ku bana babo. Hari abantu bavuze uti hari ubwo ushobora gusanga batabaha urukundo kubera yuko trauma yatumye atagira urukundo, kubera ko trauma yatumye agira ibibazo bituma gutanga urukundo bimugora. Ugasanga uko areza umwana adahaza icyo bise emotional needs, ntabwo birimo birakangura trauma response, cyangwa se ya system y'umubiri ibwira umubiri yuko hari ibibazo bya trauma. Nahoze mbitekerezaho cyane, ndimo ndibaza, hari ababyeyi usanga nta na trauma yahuye nayo, ugasanga still agira iyo neglect, cyangwa se kwirengagiza ibyo abana bakeneye. Ese ababyeyi nabo baba bari guha umwana trauma, bari creatinga nubwo ushobora gusanga batayifite? Ni ikibazo cyiza nkunda no kuvugaho. Biranshimisha kubiganira n'abantu n'ababyeyi muri rusange, kubera ko ni ibintu ntabwo ari mu Rwanda gusa, ni wenda ngewe ndavuga mu Afurika munsi y'ubutayu bwa Sahara ko ariho nibanda. Ababyeyi bamwe na bamwe ntabwo babizi cyangwa ntabwo babyumva. Rimwe na rimwe wenda bijyanye n'imico, ariko rimwe na rimwe nanone binajyanye
bishobora kuba bitewe n'imico y'abantu, bitewe no kutagira ubumenyi, ariko rimwe na rimwe bitewe n'imibereho mibi cyane, ku buryo ababyeyi baba bari kurwana no kubona ikintu gitunga umwana, akavuga ati nimba namugaburiye nagikemuye. Aha rero niho nibyo bintu dukunze kwigisha abantu. Iyo umuntu ari umwana, mu bintu bituma atekana, ubwonko bwe bukabona ubutumwa buvuga ngo ndatekanye, nta kibazo mfite, ni urukundo. Ni ukuvuga ngo abana bakeneye ku kigero kiri hejuru cyane urukundo nk'uko bakeneye ibyo kurya. Ni ukuvuga ngo umwana uramutse umuhaye ibyo kurya, ni uruhinja simbizi aronse, umuhaye ibyo kurya, uramufubitse ntari kunyagirwa, umuhaye icyo kunywa, ukamuhindurira igihe kigeze, ntabwo bihagije. Abana baba bakeneye ngo umuntu abaterure, yumve ko umuntu amufashe, umurebe mu maso, umuvugishe, nicyo gituma umwana yumva atekanye. Abantu rero, ababyeyi bamwe na bamwe rero, ababyeyi benshi barabikora, ariko hari umubare muto w'ababyeyi batabikora. Rimwe na rimwe kubera ko bihugiyeho, hari igihe umuntu aba yihugiyeho, hari igihe umuntu aba ari kugerageza gushaka imibereho, cyakora harimo n'abantu muri rusange bagira urukundo ruke, nabyo bibaho. Icyo gihe rero umwana akura yarabonye ibyo kurya, ariko ku gutekana, kuvuga ngo ndakunzwe, mfite agaciro nk'ikiremwa muntu, ngize ikibazo abantu bari iruhande rwanjye baragikemura bakanyumva, uwo mutekano umwana ntawo aba afite. Ibyo rero ni kimwe mu bintu bishegesha umuntu, akazaba nahura n'ibintu bigoye mu buzima azagira ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Ni ukuvuga ngo iyo turi kwigisha ibintu bituma abantu birinda ubuzima bwo mu mutwe, ni ukwita ku bana, umuntu akabaha urukundo, cyane cyane mu bwana, kuko mu bwana nibwo ubwonko bukura cyane, n'uturemangingo tw'ubwonko twinshi nibwo tuba turimo gukura. Ibintu bibaye muri iyo myaka rero bigira ingaruka zikomeye ku bwonko, imikorere y'ubwonko n'ubuzima bwo mu mutwe, kurusha ibibaye umuntu afite imyaka nka 25. Niyo mpamvu rwose ababyeyi tubibakangurira cyane. Kimwe mu bintu byereka umwana urukundo ni ukuba umuntu ahari, ni ukuba uhari. Umwana ntabwo wamuhamagara kuri telefone ngo ndagukunda nk'uko ubibwira umuntu mukuru, oya. Icya mbere ni ukuba uhari, utari kureba kuri telefone, utari gutanga amategeko y'ibindi bintu bikorwa, uri kumwe n'umwana abona ko wowe n'umwanya wawe wose ari we wabishyizeho. Icyo gihe biba biri kumuha ubutumwa buvuga ngo ufite agaciro gahagije ku buryo ndeka ibintu byose nkaba ndi kumwe nawe. Uko ndi kubyumva, niba udakunda umwana wawe, Yego. niba utamwitaho, urimo uramutera trauma, urimo uramutera ihungabana. Wenda sinavuga ngo uri kumutera ihungabana, ariko uri gutuma, waba uri kugerageza gushaka uburyo umuntu yabivugamo, uba uri kumwongerera ibyago, nko kumugabanyiriza imbaraga. Okay. Uri kumugabanyiriza imbaraga akeneye kugira ngo abe umuntu ukomeye, ufite imbaraga zo kuzahangana n'ibibazo byo mu buzima, kuko nta umuntu wese unyuze kuri iyi si ahura n'ibibazo byinshi cyane, bimwe ibibazo bisanzwe byo mu buzima cyangwa na trauma. Abantu benshi nka 80% by'abantu bo ku isi bahura n'ikintu gihungabana, nibura kimwe. Nko muri Afurika abantu bo baba baranahuye na byinshi. Ni ukuvuga ngo umuntu aba akeneye icyo kintu navuga kimeze nka fondasiyo ikomeye, kugira ngo noneho mu buzima agire imbaraga noneho zituma agenda agahangana n'ubuzima, ibyiza n'ibibi. Iyo rero umuntu atabonye urukundo mu bwana, cyane cyane mu bwana, aha nakwibanda wenda nko kuva kuri umwana akivuga kugera ku myaka 6, wenda no kugera kuri 13, 14. Ariko cyane cyane iyo minsi ya mbere ibanza, nka kwa kundi mu bijyanye n'imirire bavuga ngo iminsi 1000 ya mbere, mu bijyanye n'imikurire y'ubwonko n'ubuzima bwo mu mutwe naho nuko. Ni ukuvuga ngo iyo umwana rero umuhaye urukundo ruhagije,
bijyanye ukamuha n'ibyo kurya, wamuhaye urukundo ntumuhe ibyo kurya nanone nabyo harimo ikibazo. uba umuhaye fondasiyo ikomeye izatuma mu buzima agenda akagira imibanire myiza n'abandi, akiga, akabasha kwiga, agahangana n'ibibazo, ibije byose akaba yifitiye icyizere gikomeye. Iyo rero utabimuhaye, ni nk'inzu wubatse kuri fondasiyo idakomeye cyane. Haba rwose umwana wabibonye aba afite umurage ukomeye kurusha umwana utabibonye. Ni ukuvuga ngo hari igihe umwana utabibonye amara ubuzima bwe bwose ashakisha umuntu wamukunda, ashakisha umuntu wamubwira ngo urahagije ukuri, ufite agaciro nk'umuntu, ntabwo ukeneye imyenda myiza ngo ugire agaciro, ntabwo ukeneye kuba umuhanga ngo ugire agaciro, ntukeneye imodoka, uri umuntu, urahagije. Uri umuntu ufite agaciro, urahagije, ngaho genda ubeho, ukora ibyo ugomba ko unezerwa. Ugasanga umuntu amaze ubuzima bwose ashakisha abantu bamuha icyo kintu atigeze abona mu bwana. Ni ukuvuga ngo ababyeyi ubutumwa twabaha ni uko ni ingenzi cyane. Muri iki gihe ikibazo turwana nacyo ni telefone. Hari igihe umuntu aba ari konsa ariko ari kwirebera kuri telefone, ariko atari ukuvuga ngo wenda wagiye gukora akazi kurusha kugera saa 4 z'ijoro, oya, wari uhari ariko utanahari. Uvuze ku kintu cy'ingenzi kijyanye n'uburyo b'abana batitaweho neza cyangwa se bagize ibyo bikomere byo kutitabwaho neza, usanga bitangira kugaragara mu buryo bitwara. Ugasanga ahora ashaka urukundo cyangwa se ashaka ibintu, kuba ku mubano bikamugora. Ntekereza yuko bishobora kuba ari n'ikibazo gikomeye ku rugero hari tutanazi. Nanjye ndi umusayikologisiti, njya mpura n'abantu benshi ugasanga umuntu arakubwira ati kubaka umubano, kugira inshuti biramvuna, uriya muntu ntiyambwiye ngo nsa neza, nkamara icyumweru ibyo bintu biri kumbabaza. Reka turusheho kujya muri detaye zimbitse, uburyo trauma cyangwa se uko kutitabwaho, kuba ibintu twabasha kubona tutarayibonye, ibintu twari dukwiye kubona tutarayibonye, bijyanye na emotional needs, amarangamutima. Utuntu dutoya abantu benshi bashobora kuba batanazi, ariko dushobora kuba dufite imizi mu bwana bwacu. Ni nk'ibihe uzi ukunze guhura nabyo? Bigaragara ku buryo butandukanye. Abantu iyo ikintu icyo ari cyo cyose iyo kibaye, nta bantu babiri bagira the same reaction, cyangwa babyitwaramo ku buryo busa. Buri muntu wese agira uko abyitwaramo, ariko rumwe mu byo navuga kikunze kugaragara ni icyo ngicyo uvuze. Ni ugushaka seeking approval from others, cyangwa people pleasing. Ni ukuvuga ngo kumva wakora ibintu bishimisha abandi kugira ngo bakwemere, kuko icyo gihe ikintu navuga ngo ababyeyi inshingano, kunumva hafi ya twese tubikora ibyo bintu. Yego, kubera ko turi abantu, kubera ko we are social beings. Ni ukuvuga ngo turi abantu, uko abandi bantu batubona n'uko badufata bitugiraho ingaruka, bifite agaciro. Hanyuma cyane cyane no muri, wenda navuga nko muri Afurika, dufite imico, mu Cyongereza bayita collectivist cultures, imico ikunze guhuza abantu baba mu miryango, mu matsinda magari. Uko abandi bantu batubona, nyine urumva niba dukunze kubaho turi mu miryango, turi mu matsinda, bigira uko abandi bantu badufata, batuvuga, batubona, bigira nyine bitugiraho ingaruka. Ariko nubwo bimeze gutyo, umuntu utarabonye urukundo ruhagije mu bwana, cyangwa umuntu batitayeho bihagije, we ashaka, kuko iyo umubyeyi adukunze akagwitaho, uko ubwonko bwacu navuga ngo bubyumva, ni nko kuvuga ngo ndahagije nk'umuntu, mfite agaciro.
ibyo ntekereza bifite agaciro, uko nimva bifite agaciro, ubuzima bwanjye bufite agaciro, ndahagije, ndatekanye, ndahagije, ibintu bimeze neza. Abantu batabibonye rero bagerageza gukora cyane ibyo abandi bantu bifuza kugira ngo wenda kugira ngo abandi bantu noneho babakunde, babemere. Ni nk'aho tuba dushaka ngo abo bantu baze kutubwira ngo ufite agaciro noneho, kubera ko waje ukankoropera inzu yose nkaba nishimye, noneho ufite agaciro. ese ntabwo bishoboka ko habaho na opposite, ugasanga ubwo umuntu nta kintu na kimwe yifuza gukorera abandi bantu kubera yuko yahararutswe n'ibintu abantu bakora, akaba ati nta muntu n'umwe nshaka gushimisha, reka nihugireho. Iyo opposite yo ntabwo ishobora kubaho. Nabyo birashoboka nk'uko nakubwiye nyine, abantu bagira uko babyitwaramo gutandukanye. Harimo n'abandi umuntu nyine avuga bitangira ari mu bwana, umuntu nta n'icyemezo yafashe ngo abe abizi, ariko iyo umubyeyi atitaye ku mwana, atitaye ku marangamutima ye, hari igihe umwana abifata nko kuvuga ngo amarangamutima yanjye nzajya nyimenyera, abantu ntago bayitaho. Noneho hakaba ari umuntu mukuru rwose utakeneye kumwitaho, udakeneye kumuhamagara, nta kintu bimubwiye, kuko navuga nk'ubwonko bwe buba bwaranditse ngo abantu, iyo ngize ikibazo abantu ntibanyitaho, ntabwo uko niyumva abantu babiha agaciro. Umuntu agakura ashobora kujya mu bigare nk'abandi, ariko wamuhamagara utamuhamagara nta kintu bishobora kumubwira cyane. Ibyo nabyo bibaho. Ibindi rero bikaba wenda nk'umuntu, bigatuma abantu batigirira icyizere. Umuntu agahora yumva ibyo nkora ntabwo ari byiza nk'iby'abandi, ntabwo ndi mwiza nk'abandi, hari akantu mbura ngo mere nk'abandi, umuntu akaba atigirira icyizere. Ibyo rero nabyo bikaza kugaragara mu ntigirire icyizere mu kazi, ntigirire icyizere mu mibanire mwaba arimo nk'abantu wenda bakundana cyangwa bashakanye, wavugisha undi mugabo cyangwa undi mugore atarantaye aragiye, kubera ko umuntu aba yumva we adahagije nk'umuntu, nta wamukundira uko ameze. Noneho icyo cyizere, kwigirira icyizere, kugira icyizere mu bandi, kugira icyizere mu buzima, ibyo bintu iyo umuntu abifite biturinda uburwayi bwo mu mutwe bwinshi. Iyo umuntu atabifite rero, impungenge, urumva nyine uwo mutekano ushinze uhamye ntabyo aba afite. Ni ukuvuga ngo iyo ibibazo bije n'ibintu bitandukanye byo mu buzima, nyine bisanga n'ubundi wari ufite ya fondasiyo ijegajega, bikaba byakongera ibyago by'uko umuntu agira impungenge zikabije, gukoresha ibiyobyabwenge, kuko umuntu aba ari kugerageza. Iyo navuga ngo ni nk'icyo cyuho, abantu bashobora kugerageza gufata ibiyobyabwenge kugira ngo bazibe icyo cyuho, cyangwa kurya cyane kugira ngo umuntu azibe icyo cyuho, cyangwa kuvuga cyane. Ni ukuvuga ngo ubutumwa bw'ingenzi abantu tugira, ibyo navuga ngo physical needs, dukenera kurya twese, dukenera kunywa, dukenera umutekano, dukenera kutanyagirwa, ariko tugira na emotional needs. Hari n'ibindi bintu dukenera bitagaragara. Twese dukenera gukundwa, dukenera ko abantu baduha agaciro, ko abantu baha agaciro uko twiyumva, ko abantu bishimira icyo dukora n'umusanzu tuzana n'umusaruro tuzana. Ibyo bintu n'ubundi niyo dukuze tuba dukeneye nabyo, ko nk'uko dukeneye ibyo kurya n'ibyo ngibyo nabyo tuba tubikeneye, ariko tukabikenera cyane mu bwana. Namwe murabizi ukuntu umwana iyo ugiye arira, gufata akaboko, ariko iyo umwana amaze gukura uragenda akakubwira ati ngaho umunsi mwiza. Ubutumwa rero burimo bw'ingenzi ni uko abana bakeneye ibyo kurya n'ibyo kunywa, bakeneye n'urukundo, n'ikindi kintu kijyana nabyo, wenda tuzaganira undi munsi, ni uko tubarinda ihohoterwa. Hari akantu uvuzeho, reka wenda nako tukavugaho gatoya, kajyanye n'uburyo ibibazo byose byaturutse kuri trauma
bishobora no kugira ingaruka ndetse zikomeye mu mibanire yacu yego umuryango. Impamvu numvaga nshaka gutinda kubera yuko abantu benshi ngira numva ubona bafite impungenge z'umuryango nyarwanda, yego ugasanga abantu benshi ntabanye neza, abandi kubaka umubano, urukundo, relationships, hagiye harazamo amagorane ingorane. yego Ese nta twavuga yuko ibi bibazo nabyo bibigiramo uruhare, ibibazo bikomoka kuri trauma ko umuntu ataritaweho neza. Iyo tuvuze trauma nkurikije ikiganiro twagiranye, ntabwo tuba tuvuga ngo wahuye n'ibibazo bikomeye gusa, ahubwo uburyo witaweho ukiri umwana nabyo bishobora kugusigira udukomere tugaragarira mu buryo utekereza, tugaragarira mu buryo witwara, hanyuma utwo dukomere natwo tukaza gutera ibibazo mu nguni zigiye zitandukanye z'ubuzima bwawe. yego Tugiye muri relationships, yego romantic relationships, mu muryango umugore n'umugabo, waduha ingero z'uburyo ibi bintu bibaho ukahita uvuga uti ibi bintu bifitanye isano n'ibikomeye na emotional needs zitahagijwe igihe umuntu yari akiri mutoya? yego okay. Ni ikibazo cyiza. Wenda mbere y'uko twinjira muri ibyo nagira ngo mvuge ko mu bintu byose navuga ngo ni ubutumwa bw'ihumure. Harimo abantu benshi batabonye urwo rukundo mu bwana bwabo, ariko nyuma bakaza kugira ibindi bintu bibabaho bigatuma icyo cyizere kizamuka. Ni ukuvuga ngo ntabwo muri rusange twakishimira ko abantu bose babona urukundo, ariko no mu bantu batabonye urukundo mu bwana, hari igihe bakora urwo rugendo ibyo bintu bakabirenga, noneho ahubwo ibintu bikaza kumera neza. Ariko harimo n'abantu cyane cyane iyo umuntu atabizi, utabizi utabitekerezaho ko byasize ingaruka, hari igihe nyine izo ngaruka zikomeza kugaragara. Ihungabana rero, wenda reka mpere ku bijyanye na jenoside. Jenoside yasize nyine ibibazo by'ihungabana bigikomeje n'ubu ngubu nyuma y'iki gihe, ariko n'ibindi bikomere bitandukanye. Ibyo bintu rero bigira ingaruka mu mibanire y'abantu. Tuvuge wenda urugero, niba kubera ko umuntu yiciwe n'abantu bari abaturanyi be, bari babanye neza mu bigaragara, basangira, batumirana, ibyo bintu bikaba byaratumye umuntu atakaza icyizere, akavuga ati aba bantu twarasangiraga tugatumirana, babyara abana banjye muri batisimu, hanyuma 94 banyicira umuryango barawumara. Bikaba byaratumye atakaza icyizere mu kiremwamuntu. Ni ukuvuga ngo uwo muntu murumva ko nyuma ya jenoside kongera kubana n'abandi bantu bashyashya ni ikintu gikomeye. Ubwo biba bisaba ngo nidukorana urugendo n'uwo muntu, tubashe kuvuga ngo okay, harimo abantu umuntu atagirira icyizere, abantu barahinduka, hari abantu babi, nta kundi ni uko mu buzima bimeze, ariko harimo n'abandi beza umuntu yagira icyizere akabana nabo. Ni ukuvuga ngo ihungabana n'ikindi gikomere kitari ihungabana cyo gishobora gutuma umuntu agira ikibazo mu mibereho. Hanyuma no ku bantu bafite ihungabana, imibanire y'abantu kugira ngo tubane n'abandi hazamo amarangamutima cyane. Ibyo ni ukuganira ibintu byiza byatubayeho, tugasangira ibyishimo, tugasangira agahinda, hazamo amarangamutima cyane menshi no kuyaganiraho. Abantu rero bafite ihungabana biragoranye. Kubera iki? Amarangamutima aba ahari menshi, ni ubwoba, ni agahinda, rimwe na rimwe umushiha, kwihugiraho, ibyishimo bikaza gakeya, n'urukundo rukaza gake. Nk'urukundo umuntu ashobora no kuba rufite ariko urwiyumvamo, ariko kuruvuga bikamunanira, no kurugaragaza bikamunanira. Ngaho rero ibaze iyo ari mu mibanire, niba ari wenda nk'umugore afite umugabo atazigera amusekera na rimwe, cyangwa amusekera rimwe
mu mwaka ikintu cyiza kitabaho. Ikindi kintu ntavuze ni uko abantu bafite ihungabana hari n'igihe mu kugerageza kurwanya ayo marangamutima mabi asa nk'ufunze noneho icyitwa amarangamutima cyose, ari ibyiza ari bibi ntibizi. Ngaho rero ibaza umuntu ubona akazi ugataha, umugabo wanjye umugore wanjye nabonye akazi, ni ikintu kitera ibyishimo, ukabona we reka da ni nkaho nta kintu cyabaye. Icyo gihe rero bitera amakimbirane, kumva abantu batanyuzwe n'imibanire bari kumwe n'abo bantu, kubera ko nyine urumva ntabwo ari imibanire nk'isanzwe. Icyo gihe rero umuntu uramutse warashakanye n'umuntu ufite ihungabana cyangwa ari umuvandimwe wawe, bisaba kwihangana ukumva ko ntabwo ari ubugome bwo kudashaka kukwereka urukundo, bwo kudashaka kukuganiriza yenda ingorane bahuye, ni ukubera iryo hungabana baba nabo bari kurwana naryo. Ikintu umuntu yagira mo abantu inama ni urukundo nyine no kwihangana, kuko urukundo no kwihangana nabyo ni kimwe mu bintu bituma abantu bavayo, ibintu bifasha abantu. Ikindi cya kabiri ni uko icyo gihe rero hari igihe umuntu aba akeneye nyine kureba inzobere, akajya kwa muganga agahura n'abantu babyize, hari uburyo dufasha umuntu ku buryo ibyo bintu abirenga. Reka tuvuge no ku kintu kijyanye n'uburyo umuntu ashobora kumenya niba iryo hungabana mu by'ukuri rimuriho. Tuvuge ndi umubyeyi, ni ibihe bintu nshobora kuba nkora ku buryo either ndi guhererekanya ihungabana ku bana banjye, cyangwa se ndimo ndarikangura. Hari ibintu umuntu ashobora kuba akora yumva ari ubuzima ariko bigenda, ku buryo umuntu urareba ino video aravuga ati ibi bintu ushobora kuba bisobanuye yuko ndi kwigisha umwana wanjye ibintu byo kugira trauma, kugira ihungabana. Ni nk'ibihe bintu watubwira? Kimwe mu bintu trauma ikora, ituma umuntu ahindura uburyo yibona, uburyo abona abandi, n'uburyo abona isi n'ubuzima muri rusange. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kuba nk'icyo navuze cyo kuba yaratakarije abantu icyizere kubera nyine ibintu byamubayeho, ukavuga ati abantu bose ni babi, nta muntu wo kwizerwa uriho kuri iyi si. Ibyo mu by'ukuri ni ikimenyetso cy'ihungabana. Nibyo abantu babi babaho, hari n'ibimenyetso nyine banakoze jenoside n'ibindi bibi, no mu buzima n'ahandi hantu hose ku isi harimo abantu beza harimo n'ababi, ibyo nicyo. Ariko kuvuga ngo abantu bose ni babi, icyo cyo ntabwo ari cyo. Noneho urabona nk'umubyeyi rero ushobora kubwira umwana uti abantu ntukajye wizera abantu nta muntu wabagira icyizere, iyo ubegira icyizere barakwica. Ni ukuvuga ngo uwo mwana wawe none se azagira inshuti bigoranye, ntabwo azasaba ubufasha nagira ikibazo, kuko azavuga ati abantu ntabwo ari abo kwizerwa. Kandi abanyarwanda turavuga ngo kubaho ni ukubana, ni ukuvuga ngo ntabwo azabaho ubuzima busesuye kubera ko wamubwiye ngo ajya agenda yitondeye abantu bose. Ushobora kumubwira uti rero iyo uhuye n'abantu ugomba gusesengura, ukabanza ukamureba neza, ukamwigaho, ukamenya kamere ye n'imico ye, ukareba koko niba ari umuntu ukwiriye kugira icyizere. Ariko ntabwo wamubwira ngo abantu bose ni babi. Icyo gihe uzatuma nahura n'abantu beza nabo nta mibanire bazagirana, kubera ko azaba ari kuvuga ngo abantu bose ni babi. Ikindi wenda navuga, natanga nk'urugero, hari umubyeyi umwe twahuye turi mu bushakashatsi, arambwira ati ngewe mpora nikingiranye mu nzu, sinjya nsohoka cyane, ati ko mba mfite ubwoba, ati wahura n'interahamwe. Icyo gihe hari nko mu 2019, ati ushobora gusohoka hano hanze ugahura n'interahamwe zikaba zakugirira nabi. Ati rero umwana wanjye atiga mu wa 4 wa primaire, namwigishije agomba kujya ku ishuri yirukanka areba imbere hirya no ku ruhande, akicara mu ishuri akiga vuba vuba. Ati kandi yarangiza akaza yiruka atareba ku ruhande, akaza twongera tukikingirana mu nzu,
ati twaza kongera gusohokamo rimwe tugiye kuvoma. Ni ukuvuga ngo uwo mubyeyi ari kwigisha umwana ubwoba, ni kumwigisha ngo isi yose cyangwa hanze hose nta mutekano uhaba. Ni ukuvuga ngo uwo mwana urumva ubwoba agendana. Kandi rwose mu Rwanda hari umutekano, harimo abantu bajya bagirirwa nabi n'interahamwe, ariko ntabwo bikunze kubaho. Ntabwo twakwigisha umwana ngo mu Rwanda hari umutekano muke, ugomba kugenda mu Rwanda abantu baridagadura bakagenda bakagaruka. Uwo mubyeyi ntabwo aba abikoranye ubugome bwo kugira umwana we agendane ubwoba n'igihunga, ariko kuko afite ihungabana ari kwigisha umwana ibintu bivuye mu ihungabana. Urwo rugero ni rwiza kubera ko rugaragaza neza trauma cyangwa se ihungabana. Kimwe mu bimenyetso kwa kundi umuntu aba avuga ati kutizera abantu cyangwa se guhora witeguye ko ibyago bishobora kuba byagaruka. Kimwe mu bimenyetso biri characteristic cyangwa se biranga trauma cyangwa se ihungabana. Ese umubyeyi nk'uwo ngo cyangwa se n'undi wese uvuga uti nyuma n'umwe afite ihungabana, ni nk'ibintu uba wumva byamufasha yakora? Icyo ni ikibazo cyiza kitoroshye kugisubiza. Abantu benshi mu Rwanda, twavuze ihungabana ryo mu Rwanda, ariko mu bihugu byinshi byo muri Afurika hagiye habamo intambara n'ubwicanyi, harimo ibintu byinshi duhuje n'ibindi bihugu byo muri Afurika. Abantu benshi rero ikintu bakora ni ugusenga. Ni byiza rwose kuko gusenga birafasha, bigaha abantu imbaraga, bikabaha n'ihumure. Ariko nk'uko iyo umuntu arwaye malariya, umuntu n'undi asenga akavuga ati Nyagasani umfashe muri ubu burwayi, ariko nyuma yaho ajya no kureba muganga akamufasha. No mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe muri rusange rero n'ihungabana, tuba twifuza ngo umuntu rwose akomeze asenge, ariko noneho arebe n'abantu babyize bamufashe, kuko ihungabana ntabwo ari ingorane zijyana ngo zikize, cyane cyane iyo bimaze kumara imyaka myinshi. Ikintu cya mbere nagira umuntu ni ugushaka ubufasha bw'abantu b'inzobere babyize. Ikindi icyo rwose cyo ni icy'ingenzi. Ikindi ni ukugira imyitwarire n'ubundi ituma umuntu agira ubuzima bwiza muri rusange. Aho navugamo nko kugerageza kuryama, gusinzira bihagije, usibye ko ibyo bigoranye. Abantu benshi bafite ihungabana baba bafite n'ikibazo cyo gusinzira neza. Ni gute yasinzira neza kandi iyo umuntu afite trauma bituma gusinzira neza bigorana? Icyo ngicyo ubwo nari mvuze nko muri rusange. Iyo umuntu afite trauma rwose, ngewe ikintu cya mbere namushishikariza ni ugushaka ubufasha bw'abantu babyize. Ni ubufasha bumaraho iminsi bitewe n'ibimenyetso umuntu afite n'uburemere bw'ibimenyetso. Hari igihe abantu bakorerwa kansaringi gusa, ariko harimo n'abo dufatanya kansaringi n'imiti. Rwose icyo cyo ni ingenzi. Ibyo bindi nari ngiye kuvuga. Ikindi wenda ni uko hari abantu bajya bagira isoni, bakavuga ngo hashize imyaka 30 nta jenoside ibaye, none ndacyafite ihungabana. Umuntu akumva agize nk'ikintu cy'isoni cyo kuvuga ngo abandi barabirenze. Umuntu akavuga ati ngende ikigwari, neza ko atari njye njyenyine warokotse, kuko ari njyewe njyenyine ufite ihungabana. Ibyo ngibyo byo ndabivuga nkabisubiramo rwose mbishimangira. Ntabwo umuntu yagombye kugira isoni. Ihungabana riraza rikamara igihe, iyo umuntu atarivuye ntabwo rigenda. Nta soni umuntu yakagombye kumara. N'Abayahudi baracyahangana n'ingaruka zaryo, kandi bo byabaye imyaka 50 mbere y'uko biba mu Rwanda. Aho nta muntu rwose ntazagira umuntu wumva afite ipfunwe cyangwa ngo n'abandi barimutere. Ikindi cyo kuvuga ngo kuki nagize ihungabana,
ngo abandi ntibarigire, nabyo uwarigize ntabwo ari ubugwari, n'utararigize nawe ntabwo ari ubutwari bundi buhambaye. Ni urusobekerane rw'ibintu bitandukanye wenda uyu munsi tudafite umwanya wo kwinjiramo, rutuma abantu bamwe barigira abandi ntibarigire. Rwose ntihazagire umuntu ugendana ipfunwe yo kuvuga ngo ngende ikigwari nagize ihungabana, ntihazagire n'ugenda yareze intugu ngo we ni igitangaza. Hari igihe ushobora gusanga we warabonye ibintu bihungabanya 5, uriya muntu ufite ihungabana yabonye ibintu 20, ku buryo nawe tuza kugushyira ahantu hari ibintu 20 byakubayeho, nawe ihungabana ari kurigira. Cyangwa se wowe ukaba wari waravukiye mu muryango wagukundaga, ukaba jenoside yarasanze ufite imbaraga, mu gihe undi n'ubundi na mbere ya jenoside wenda bari baramufashe ku ngufu, n'ubundi yarasanzwe atameze neza. Ni ukuvuga ngo kuba umuntu yaba arifite cyangwa atarifite, nta muntu twagombye guseka ngo nuko hashize imyaka 32. Icyo rwose ni ingenzi. Ku bantu bafite ihungabana mu rugo ni ukubaba hafi no kubatera inkunga, kutabacira urubanza, kubafasha mu byo bakeneye, kuko nanone tuzi ko abantu babana n'abantu babafasha babitaho baba bafite amahirwe menshi yo gukira ihungabana kurusha umuntu uri wenyine cyangwa ufite abantu batamwitayeho cyangwa bamucira urubanza. Turi hafi kugera mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Hari n'abazareba ino video turi mu icyo gihe. Ugeze kuvuga ko hari abantu iki gihe kigeze usanga ahindutse, ukabona atangiye kwijima, atangiye kubabara cyane, kugira ubwoba, bitandukanye n'indi minsi. Ese ibi byo biterwa n'iki, ndetse uwo muntu niye nama twamugira yamufasha kunyura muri bino bihe akomeye? Yego, icyo kintu abantu bakunze kukibaza ngo kubera iki ngo abantu barwara ihungabana mu kwa kane. Ntabwo nzi neza nimba ari ibyo. Harimo abantu bagira amarangamutima menshi mu kwa kane, cyangwa n'amarangamutima muri rusange, kumva agahinda kenshi, kumva umuntu acitse intege, kumva urwaye umutwe, umuntu akumva afite n'ubwoba bukagaruka, umuntu wenda no mu buzima busanzwe nta hungabana afite. Ibyo bintu rero birumvikana, kubera ko nicyo gihe umuntu aba ubundi mu mezi asanzwe hari ukuntu yaba kuri radiyo yaba mu buzima busanzwe bwa sosiyete tutabigarukaho cyane muri rusange nka sosiyete, ku buryo umuntu asa wenda nk'uwabyiyibagiza. Ariko iyo kwa kane kugeze abantu bose barabyibuka, umuntu akibuka abantu yatakaje, ibintu byose bibi byabaye. Kumva umuntu rero yagira agahinda n'ubwoba, no kumva wenda unanze n'abantu cyangwa wanze n'ubuzima, ibyo ngibyo rwose birumvikana, kuko nyine tuba twibuka ibintu by'indengakamere, kandi igihe cyo kuririra abantu umuntu yatakaje nta tariki birangiriraho. Ibyo ngibyo birumvikana. Abo ni icyiciro kimwe. Hakabaho n'icyiciro rero cy'abantu bafite ihungabana, ibimenyetso byaryo byose ryuzuye. Ikindi kimwe mu bimenyetso ry'ihungabana tutavuze ni mu cyongereza babyita avoidance. Abantu bafite ukuntu birinda ibintu byose bibibutsa ibintu byabaye mu kwa kane, yaba abantu, yaba ahantu, yaba amarangamutima, yaba iki, bakabikwepa, kuko iyo hagize ikintu kibyibutsa, bwa bwoba n'ibimenyetso byose by'ihungabana birazamuka. Umuntu mu buzima bwe bwa buri munsi akaba yarashatse uburyo abikatakata mu rwego nanone mu kugerageza kwirengera. Iyo kwa kane kugeze rero biba biri ahantu hose, ku buryo noneho atabasha gukwepa. Ni ukuvuga ngo noneho bya bimenyetso byose bikongera bikazamuka. Ni ukuvuga ngo icyo gihe umuntu ntabwo agize ihungabana mu kwa kane gusa, aba arisanganywe, ahubwo mu kwa kane akabura ahantu ahungira bya bimenyetso byongera kuri byutse. Ikintu rero twabwira abantu, abantu batandukanye mu byiciro byose barimo, iki gihe cyo kwibuka ni igihe kigoye ku banyarwanda muri rusange, ariko cyane cyane ku bantu bacitse ku icumu. Mu gihe cyo kwibuka, iyo nk'abantu bagize
ibyo kera twitaga ihahamuka, ibimenyetso bigaragara byinshi cyane, harimo abantu baba bari ahantu ku masite atandukanye bafasha abantu, icyo gihe umuntu akajya kwa muganga bakamufasha by'akanya gato. Ariko ikintu twakangurira abantu cyane cyane nk'umuntu wabigize kuva muri 1994, rwose n'uyu munsi umuntu bamufasha, bisaba ngo umuntu ajye muri kansaringi y'igihe kirekire kandi rimwe na rimwe bashyireho n'imiti. Ku bantu rero, umuntu ufite abantu bagira ihungabana rwose ni ukumutera intege, wenda niba bisaba kuzajya kuri centre de santé buri cyumweru ukajya wamuherekeza. Ikindi ni ugufasha umuntu uko ubishoboye, niba yakoropaga 5 mu cyumweru, noneho uwo munsi nawe ukamufasha, ukaba wakoropa ukamufasha utwo turimo two mu rugo, ukaba wakwita ku bana ukamureka nawe ko aba ari mu gihe kigoye, nibura akabona ko nawe wamuzirikanye, nawe nibura akabona umwanya wo kwihugiraho, niko navuga. Niba umuntu akeneye ko umuherekeza kujya kwibuka ukamuherekeza. Abandi bantu rero nabo kugira amarangamutima menshi, nabyo rwose birumvikana, nta kuyahunga. Akenshi iyo umuntu atazi uko abyitwaramo ni ukubihunga. Kubihunga ni ukubigenza gute? Harimo abantu basohoka mu Rwanda bagatembera mu kwa kane, harimo abafata inzoga kuva twatangira kuvuga ko turi gutegura icyunamo kugera kirangiye kugira ngo bitinjira mu mutwe, abandi ibiyobyabwenge, abandi bakazimya radiyo na televiziyo. Ihumure natanga ni uko amarangamutima ntiyica, kandi uko umuntu ayafungiranye, amarangamutima iyo yaje aba agomba gusohoka. Uko yafungiranye niko agaruka umwaka ku mwaka. Natanga ihumure ko atica, kandi ko iyo umuntu ayemereye akaza agasohoka, aribwo uba ushobora nyuma kugira amahoro kurushaho. Uburyo umuntu yasohora aburi healthy cyangwa se bwiza. Uburyo umuntu yasohoramo rero, icya mbere ni ukugerageza, nko kuvuga ngo ni nko kwiyumva, ukiyumva ukumva uko umeze. Niyo rero wimvisha ukomeza, icyiyumviro kikaza cyangwa amarangamutima akaza, ikintu cya mbere umuntu aba agomba gukora ni ukugerageza kubyita izina. Bifasha ubwonko bwacu iyo umuntu yabyise izina. Ni ukuvuga ngo wenda ukumva mu gatuza hararemereye, ukavuga uti ndi kumva mfite agahinda. Ntabwo ninjira muri siyanse zisobanura impamvu, ariko kubiha izina nicyo kintu cya mbere. Kumva mfite ikiniga, ndikumva mfite ikiniga, agahinda, ndikumva cakurira, kuba wabishira mu magambo gutyo. Yego, ukabyita izina. Ubifashe kubisohora. Yego, icyo ni ikintu ndikumva mfite agahinda. Wabyibwira ukabivuga imbere ya mira, cyangwa se bisaba ngo bibwire umuntu? Si ngombwa ko bibwira umuntu, ushobora nawe ubwawe kubyibwira, kuko akenshi tutangira kumva amarangamutima aje tukayaniga. Ikintu cya mbere uvuga ngo bitaza bikandusha imbaraga, bikantesha umutwe, reka mbinigiremo. No kubyemerera nawe ubwawe, ukavuga uti ndikumva agahinda kaje, ndikumva ngize umujinya w'aba bantu badukoreye ibintu bimeze gutyo, ukabiha izina. Hanyuma icya kabiri ni ukutabipfundikira. Akenshi iyo bije umuntu avuga ngo ngiye gukoropa, umuntu agasohora imyenda akamesa, ugafungura kompiyuta, hari akazi kamaze iminsi akari gutangira kugakora. Ni ukuvuga ngo intambwe ya kabiri ni ukubireka ukabyumva. Niba ari amarira ukayareka agashoka, niba ari umujinya, uyu mujinya akenshi umuntu agize umujinya wumva ari ukuntu wumva nk'ubushyuhe buzamutse mu mubiri, ukumva umutima urateye cyane, ukabireka rwose bikaza. Hanyuma umuntu, ntabwo tubwiye abantu ngo bajye kuririra ku muhanda. Niba uri umubosi mu kazi, wenda si ngombwa kuririra imbere y'abakozi bawe, ariko ushobora no kujya muri toilette ugafunga ukarira, cyangwa ukajya mu cyumba. Ayo marangamutima ni ukuyareka agasohoka pe, aho kugira ngo ikintu cya mbere kibe kwirukanka kuyanigiramo. Ikindi ni ukugerageza kumva ese niki cyatumye azamuka. Icyo gihe turi gukora ibyo bintu byose, hari
uduce dutandukanye two mu bwonko tudufasha tuma tugira amarangamutima ariko tudufasha no kuyayobora yego icyo gihe turi gukora ibyo bintu tuba turi gufasha uduce dutandukanye tw'ubwonko gukora. Icyo naringezeho rero ni ukugerageza kumva akagahinda kavuye ushobora kubitekereza ukavuga uti nari nibutse mama wenda ukuntu bamwishe kuba bamutesheje agaciro kandi yari umubyeyi wanjye nkunda, yari yaratureze, yaradufitiye akamaro, twaramukundaga mu maso yacu yari umuntu ukomeye cyane. Icyo gihe birafasha kumva ahantu bivuye. Ushobora kuvuga uti ngize uburakari bw'ukuntu umuntu yagiye akica agasozi kacu akakamara, yarangiza akanatoroka akaba nta n'ubwo yigize ariha n'isegonda rimwe ibintu by'ubugome yakoze n'abantu bose yishe n'abo yatesheje imiryango yabo. Icyo gihe n'ubwo burakari twumvishije ahantu buvuye. Amarangamutima nk'iyo hari uburakari akenshi umuntu aba afite n'imbaraga mu mubiri, wumva afite imbaraga mu mubiri, ushobora nko gukora siporo wenda nko kwirukanka. Icyo gihe ku kuntu mu mubiri wumvaga hari tense umuntu yavuga gute mu kinyarwanda, buryo umubiri uba utari hamwe. Umva ufite, iyo umuntu tugize uburakari umuntu aba afite imbaraga nyinshi nk'uwiteguye no kurwana. Ntabwo mu kugira amarangamutima yawe yo kuyayobora neza ntabwo umuntu arwana, ariko ushobora nko kugera muri siporo ugakora nka siporo. Icyo gihe n'ubundi izo mbaraga zari ziri mu mubiri ziba zisohotsemo kandi zisohotsemo mu buryo bwiza. Ni kimwe nk'agahinda nabwo ushobora kukaganira noneho nyuma umuntu wizeye cyangwa umuntu w'inzobere nyine mu bijyanye n'ubuzima bw'umutwe n'imyitwarire y'abantu, cyangwa se ukaba wabyandika ukaba wenda se wavuga uti ngiye kwandika amateka ya mama wanjye, ukuntu yari umudamu w'intwari, ukuntu yatwigishaga imico myiza, ukuntu yari azi kubana n'abantu. Ni ukuvuga ngo aya marangamutima nta kuyabindikiranya. Icyo gihe ikintu gitangaje rimwe na rimwe abantu batazi ni uko kuyareka agasohoka nibyo bitanga imbaraga kurusha kumera nk'aho atari ahari. Kuko iyo umuntu atazi ukuntu ari buhangane nayo, duhitamo kuyapfukirana cyangwa kuvuga ngo ntayahari, kuvuga ngo ngiye nariyubatse. Ariko kugira amarangamutima nanone ntabwo ari ubugwari. Uramutse utagize amarangamutima waba utari ikiremwamuntu, kuko ni kimwe mu bintu bituranga. Uramutse rero utayafite, twe byadutera impungenge. Kuba ufite amarangamutima cyane cyane y'ibintu nk'ibi ngibi bya jenoside ni ikimenyetso cy'uko uri umuntu, ntabwo ari ikimenyetso cy'uko uri ikigwari. Iyo rero umuntu yaretse akaza agasohoka, nibwo ugira imbaraga kurusha umuntu wayapfukiranye. Ibi ndabivuga cyane cyane ku bagabo. Abagabo nibo bantu bajya bakunda, kubera umuco nyarwanda uvuga amarira y'umugabo atemba ajya mu nda. Abagabo nabo bakunze kuyapfukirana cyane. Abagabo bapfushije abantu babo cyangwa banakomerekejwe nabo ubwabo, nabo bafite agahinda, ariko kuko batazi ko bemerewe kugira agahinda, akenshi ari igihe biva ku gahinda bigahita bijya ku mujinya. Umuntu akagira umujinya. Nyamara kugira ngo umuntu amererwe neza yoroherwe, dushaka ko n'ako gahinda akemerera nako kagasohoka. Ni ukuvuga ngo n'abagabo bemerewe kugira agahinda, bemerewe kugira ubwoba. Wenda rimwe na rimwe icyo umuntu yitondera ni uko bisohora. Rimwe na rimwe wenda kubibwira, ushobora kutabibwira umufasha wawe, kuko abadamu iyo babonye umugabo agize agahinda cyangwa ubwoba nabo noneho bashaka kugira bwinshi kurushaho. Ariko ushobora kubona umugabo w'inshuti yawe wizeye, ushobora no kubyandika. Buriya kwandika amarangamutima birafasha cyane. Ndabizi ko bitaba mu mico yacu cyane nk'Abanyafurika, ariko nabyo birafasha. Ariko ayo marangamutima agasohoka. Ubutumwa bwanjye ku bagabo: kugira ubwoba n'agahinda, kumva wihebye kubera ibintu by'indengakamere nka jenoside ntabwo ari ubugwari. Kuko iyo umuntu yabikoze nyuma bituma atajya noneho mu nzoga, atajya mu biyobyabwenge.
ni ukuvuga ngo kudasohora ayo marangamutima bifite izindi ngaruka bifite izindi ngaruka nyinshi rwose tuba tutifuza. yego. Yeah. Turimo turagana ku musozi wa kino kiganiro. Ni nk'ikihe kintu wumva wifuza kongera ku bintu twavuze ku buryo dusoje iki kiganiro twagenda imbere ukavuga uti ngwino tugaruke bino bintu tubivuge? ngira ngo twavuze ibintu byinshi cyane. Yego. Twavuze intergenerational trauma, uko trauma ihererekanwa, uburyo ababyeyi bashobora kuyihereza abana babo batabizi kuva bakiri mu nda, n'uburyo babarera, n'uburyo bababwira amateka. Tuvuga uburyo bigira ingaruka mu mibanire, tuvuga uburyo bigaragara mu buzima bwacu bwa buri munsi izo ngaruka za trauma. Yego. Nibazaga niba hari ikintu ushaka kongeraho. wenda sinzi niba ari ukongeraho cyangwa niba ari ukubibumbira byose hamwe. Icyo navuga wenda ubutumwa nabwira abantu ni uko icyo dukwiye kumenya ni uko ikiremwa muntu uko cyaremwe cyangwa uko giteye ntabwo twaremewe no guhura n'ubugome bw'indengakamere kandi bukozwe n'abantu. Ntabwo muri wenda ko mu banyafurika n'abanyarwanda benshi twemera Imana, ntabwo ari uko twari twaremwe. Ni ukuvuga ngo inshuro zose umuntu ahuye n'ubugome bw'indengakamere n'ubugome muri rusange bukozwe n'abantu buradushegesha, kuko ntabwo turemwe ngo tugirirane nabi. Kuba rero abantu bahura n'ibyo bintu bagahungabana, bakumva ntibagishyitse nk'uko bari bameze, bibaho, biranumvikana. Nta muntu wagombye guterwa isoni nabyo. Bibaho ku banyarwanda, ariko abanyarwanda twabimenye kubera ko byabaye no ku bantu batandukanye ku isi yose. Ni ukuvuga ngo umuntu wahuye n'ikintu cyamuhungabanyije icyo ari cyo cyose, yaba jenoside, yaba n'abavutse nyuma yaho, wenda n'umwana wabonye agisida abantu bapfa, cyangwa n'umuntu wafashwe ku ngufu, amarangamutima yawe n'ukuntu waba wiyumva bifite agaciro. Birumvikana, bifite agaciro kandi bisangiye n'abandi bantu nabo byabayeho. Ntabwo umuntu aba ari wenyine. Ikindi ni uko hari ubufasha. Hari abantu ari mu miryango yacu bashobora kudutega amatwi, ariko iyo birenze iby'abavandimwe n'inshuti, harimo n'abantu babyize. Kandi igihe icyo ari cyo cyose, niyo haba harashize imyaka myinshi, nta bufasha wasabye, ushobora kubushaka ugafashwa, agahinda ntikaguherane. Yego. Nizeye ko aricyo kibazo cya nyuma ngiye kubaza. Ndashaka ko dusoza tureba niba twanavuga ikintu gishobora gusubiza abantu imbaraga. Yego. Ese mu magambo make ni nk'ikihe kintu wabwira abantu badukurikiye? Ashobora kuba ari umuntu wigunze uri mu rugo, ashobora kuba ari umuntu ufite ibitekerezo byinshi, wabuze abantu, cyangwa se wagize ibibazo bigiye bitandukanye mu buzima ku buryo yumva ko byamukozeho, byamushegeshe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ese uwo muntu ni cyo kintu cyamukomeza twamubwira nonaha? Icya mbere nahera ni uko iyo umuntu yahuye n'ihungabana cyangwa n'ibindi bibazo mu buzima, hari igihe bishobora guhindura uko wibona, ukavuga ngo mporana ibibazo, ntabwo nabashije kubyikuramo, ndi umuntu w'intege nkeya. Uko byamera kose, umuntu uwo ari we wese waba uri kutureba, nubwo waba uhura n'ibibazo, hari n'izindi mbaraga ufite. Nubwo ntakuzi ngo mbe nzi ngo izo mbaraga zawe ni izihe, nje tukicarana nasanga ari ibintu byinshi. Nubwo wahuye n'ibibazo n'ingorane zitabarika, hari n'izindi mbaraga wakoresheje zituma ugihagaze uno munsi. Ni ukuvuga ngo umuntu yagombye kwifelicita. Yego. Buri muntu wese yagombye kwifelicita ko nubwo hari ibibazo, hari ikindi kintu
hari n'izindi mbaraga umuntu afite, harimo n'ibintu wabashije kugeraho, harimo no kuba umuntu atariyahuye akaba ahagaze, nabyo ni imbaraga z'agatangaza. Ntabwo ari imbaraga nke gusa, ntabwo ari ihungabana, ntabwo ari ibibazo gusa, hari n'imbaraga z'agatangaza buri muntu wese afite, n'umuntu uri mu bibazo uko byaba bingana kose. Hari igihe rero abantu bareba gusa ibyo ngibyo bitari kugenda neza cyangwa ibyabagoye, bakibagirwa imbaraga zabo bafite. Ndagira ngo buri muntu wese amenye ko azifite, nubwo ntabasha kuzivuga ari izihe, ariko zirahari. Icya kabiri ni uko abantu benshi bagira ngo abantu benshi bo mu Rwanda no muri Afurika bemera Imana, ariko iyo ingorane ziza ari nyinshi cyane bagira ngo Imana nayo yarabanze. Uyu munsi ndaba umuvugizi w'Imana, mvuge ko rwose ibintu ibyo ari byose byaba byarakubayeho ntabwo bivuga ko urukundo rw'Imana rwahagaze. Icya gatatu ni uko byamera kose hari ubufasha. Ndagira ngo umuntu waba wigunze waratakarije icyizere kiremwa muntu, nabyo birumvikana, kuko hari ibintu by'indengakamere abantu bagukorera kugira ngo ube wakongera kwizera abantu bikaba bigoranye. Ariko nubwo bigoye, ndagira ngo umuntu wese waba uturebe agendere ku ijambo ryanjye mu gihe atarabona irye, ry'uko hari abantu b'umutima mwiza, hari abantu bagufasha, hari abantu bagufasha bataguciriye urubanza, batagusetse, bagaha agaciro ibintu wanyuzemo n'akababaro kawe. Hari abantu bagufasha, yaba ababyize ndetse n'abatarabyize. Tugushimiye Dr. Marie Chantal Ingabire, nishimiye ikiganiro cyiza uduhaye. Ngewe ku giti cyanjye nigiyemo ibintu byinshi, kanizere yuko n'abadukurikiye hari byinshi bari buze kwigiramo. Wakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Mwakoze cyane namwe. Uyu ni umusozi w'ikiganiro cyacu tugiranye na Dr. Marie Chantal Ingabire, akaba ari umusayikologisite cyangwa se umuntu wize ibijyanye n'ubumenyamuntu, imitekerereze n'imyitwarire ku rwego rwa doctora. Akaba atuganije byinshi bijyanye n'ihungabana cyangwa se intergenerational trauma, n'ihungabana muri rusange n'uburyo bishobora kuba bigaragara mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nabasaba gukora subscribe ndetse mukanasangiza ino video abantu benshi muzi ishobora kuba yagira umumaro, bizatuma tubasha kubazanira abandi bashyitsi, abandi batumirwa bazatugeza ubumenyi bugiye butandukanye bwadufasha tukubaka sosiyete ifite ubumenyi buhagije ku mitekerereze n'ubumenyamuntu hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nitwa Gami the Psychologist, tuzongere tubonane ubutaha. Ciao ciao.